Bakunzi ba Rwanda Gospel TV, mbanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi ndashima Imana yuko yongeye kuduhana n'undi munsi mwiza w'umugisha. Uyu ni umunsi wacu wa gatandatu w'amasengesho y'iminsi 40. Ndashima Imana ku bwa buri wese ufatanije natwe turi kumwe muri uyu mwanya wo gusenga. Tumaze iminsi rero turimo twiga kwambara imbaraga z'ikindi gihe. Cy'icyumweru cyose tuba turiga kwambara imbaraga z'ikindi gihe. Ndatekereza yuko hari icyo Imana irimo gukora ku buzima bwawe. Ndatekereza yuko Imana hari icyo irimo guhindura nyuma y'inyigisho, kandi benshi muraza gutanga ubuhamya mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni umunsi rero wa gatandatu w'aya masengesho, naho turakomereza kwambara imbaraga z'ikindi gihe. Ni nayo mpamvu nzi ko twaganirije muri Luka ibice byaho 4 umurongo wa 13. Satani arimo agerageza Yesu, ngo ariko arangije Yesu aramutsinda. Satani aragenda, yamaze kugenda amutega ikindi gihe. Nanjye wenda kubwira inshuti yanjye, Imana ishimwe yuko yagarutse asanga yuko Yesu nagogeza ajya mu ntege nkeya. Nanjye ndakwifuza kutajya mu ntege nkeya. Niyo mpamvu uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo riri muri Samuel wa mbere. Muri Samuel wa mbere ibice byaho igice cya mbere no turi bukomeze. Igice cya mbere twahera ku murongo waho kugira ngo twihute. Reka duhere ku murongo waho wa Samuel wa mbere igice cya mbere. Reka bere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo hariho umugabo w'Iramadayimu Sofimu mu gihugu cy'imisozi ya Efraimu, witwaga Elokana mwene Yorahamu mwene Rehu mwene Tohu mwene Sofu mwene Furayimu. Kandi yari afite abagore babiri, umwe yitwaga Hana undi yitwaga Penina. Niwe wari ubyaye, ariko Hana yari ingumba. Uwo mugabo yajyaga ava mu midugudu y'iwabo uko umwaka utashye, akagishiro gusenga no gutambira Uwiteka Nyiringabo ibitambo. Haleluya. Uyu mugabo Elokana yari afite abagore babiri, umugore umwe bitaga Penina undi yitwaga Hana. Hana yari ingumba, ariko Penina yarabyaye. Bibiliya irongera ikambwira neza ngo ariko Hana kubwo ari ingumba, umugabo yaramukundaga, yaramutoneshaga mubaga hafi, ariko akumva ntago bihagije kubera iki, kuko ari ingumba. Uyu munsi ndimo ndavuga kwambara imbaraga z'ikindi gihe. Nubwo umugabo yaramwita Yohana, ariko arangije yigira inama, arangije afata ingamba, arangije aravuga ngo nubwo umugabo wanjye amaburi kimwe cyose, ariko nubwo ndi ingumba birashoboka yuko gihe cyazaza nanjye nabyara umwana, nanjye nkitwa nyina w'umwana. Niyo mpamvu uyu munsi nako nkomeje gusoma inkuru. Samuel yavutse kuri Elokana na Hana. Samuel arangije, Bibiliya irambwira neza umurongo wa 5 ngo ariko Hana yamuhaga imigabane 2 kuko yamukundaga cyane, ariko abona bidahagije. Bibiliya irambwira neza ngo igihe kigeze, Hana afata ingamba, Hana ariyemeza, ajya imbere y'Uwiteka Imana, yambara imbaraga zishobora gutuma ashobora kubona umwana. Haleluya. Nagiye ngubwira inshuti yanjye, birashoboka nawe hari aho ubona bimeze nkaho uri ingumba, hari icyo ukeneye ku buzima bwawe. Ukeneye kwambara imbaraga, kuko iyo wambaye imbaraga z'Imana, kandi imbaraga z'Imana babwiye ibintu bigera kuri 3 cyangwa 4. Imbaraga z'Imana tuzikura mu ijambo ry'Imana, ariko mbere y'ijambo ry'Imana ugomba ko warakira Yesu akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Warangiza ukagira umwanya mu ijambo ry'Imana, warangiza ukagira igihe cyawe cyo gusenga. Penina rero nawe aho ngaho Bibiliya twereka nubwo ari yarabyaye abana benshi, ariko uyu munsi nta mwana wa Penina uhari, ariko hari umwana wa Hana ariwe bita Samuel. Uyabyaye umuhanuzi Samuel abyara umwana wari ufite itandukano n'abandi bana. Hana Bibiliya tubwiye neza ngo arangije ngo ajya imbere y'Imana arasenga, afata umwanya arasenga, afata igihe cye arasenga, kubera ko ari yizeye yuko mu gusenga Imana ishobora guhindura amateka ye. Ndavugana nawe inshuti yanjye uri musenga ya masengesho, nagiye ngubwire ngo birashoboka yuko mu mwanya wo gusenga, mu mwanya wo gushaka Imana, Imana yiteguye kugira neza. Hana amateka yarahinduka, Hana byara Samuel. Bibiliya irambwira neza ngo Penina yaramubabazaga cyane, ariko ntabwo
yabihaye umwanya. Hari ibintu tutakeneye guha umwanya, ahubwo tugafata ingamba zo gukora icyo Imana ishaka. Nshuti yanjye urimo kunyumva, ndimo ndagukangura muri iyi minsi, ambara imbaraga z'ibihe bizaza, ambara imbaraga z'umwaka uza, ambara imbaraga zo mu myaka 30 yawe, ambara imbaraga zo mu myaka 40, ambara imbaraga zo mu myaka 70 yawe, ambara imbaraga zo mu myaka ya 80 Imana iguhaye kurama. Nagiye kubwira inshuti yanjye, nta handi uzakura imbaraga uretse kujya imbere y'Uwiteka kuba Imana, uretse guha umwanya wawe Imana, uretse gufata ingamba zawe n'Imana. Ndashaka kugusengera wowe urimo kunyumva, sinzi uko maze igihe bimeze, ariko hari Imana ibasha gukora ibiruta ibyo twebwe dusaba. Hari Imana igihindura amateka, hari Imana tujya imbere ntituyave gusa. Narababwiye umugengeshize, ndavuga ngo twagiye imbere y'Imana, Imana byanze bikunze. Iyo wagiye imbere y'Imana, icyo ushaka Imana irakiguha. Niyo ari kibi Imana irakiguha, niyo ari cyiza Imana irakiguha, kuko Imana icyo uyisabye cyose igomba kukiguha. Haleluya. Kuko birambwira ngo murasa mugasaba nabi, kuko nabyo Imana iba yabitanze. Haleluya. Uyu munsi wa none ngufitiye inkuru nziza. Wewe wari urimo gusenga, ufashe umwanya imbere y'Uwiteka kuba Imana, wowe utwinjiranye muri amasengesho, wewe utangiye kumva inyigisho ku munsi wa mbere, wenda akarugo byumvishe bwa mbere, nawe ukeneye gufatanya natwe amasengesho. Nagiye ngubwire inshuti yanjye, yambara imbaraga z'ikindi gihe kugira ngo ushobore kuba ku rugo rwawe. Ambara imbaraga z'ikindi gihe kugira ngo abana bazakubera abana b'umugisha. Ambara imbaraga z'ikindi gihe igihe uzabagiye muri pansiyo, kugira ngo Imana izabane hagarane nawe kandi izakugire neza. Ambara imbaraga z'ikindi gihe kandi Imana yiteguye kukwambika izo mbaraga. Wowe ure muranyumva nshuti yanjye, nawe nayo nkubwire ngo birashoboka yuko umunsi wa none nkuko Hana yagiye imbere y'Uwiteka kuba Imana, Hana aratitiriza, Hana aguma imbere y'Uwiteka kuba Imana. Imana ihindura amateka ye, Imana ihindura ubuzima bwe. Bibiliya irambwira neza ngo umutambyi bita Eli ngo araza musanga mu gitondo cya kare ari imbere y'Uwiteka kuba Imana, ari masenga roboko shakataya baba. Ahagurutse ngo arangije aramureba, aravuga ngo wa mugore, muri iki gitondo niki cyaguteye isindwe, niki nize nzoga wanyoye? Ariko arangije aca bugufi. Reka ngubwire mu masengesho yawe, ukeneye gucira bugufi. Beneso ukeneye gucira bugufi, abatambyi ukeneye gucira bugufi, abo muhura mu buzima bwa buri munsi. Nago guca bugufi ari ugusuzugurwa. Umugore amaze kumva amagambo akarishye, ari umutambyi yamubwiye, aravuga ati umushakazi wawe ntabwo nasinze, nagahinda kari mu mutima wawe, nagahinda kari mu mutima wanjye. Ako gahinda kari mu mutima wa Hana. Arangije umutambyi aramubwira ngo icyo ushaka Imana ikiguhe. Ndavugana nawe uyu munsi, ndahanura ubuzima bwawe ngo icyo ushaka Imana ikiguhe, icyo ushaka Imana ikiguhe, icyo usengera Imana ikiguhe, icyo ugira imbere y'Uwiteka Imana ikiguhe. Kuko Imana yacu ni Imana ibasha gukora ibiruta ibyo twibyo dusaba. Abayiringira ntago bazakorwa n'isoni. Humura ntabwo uzakorwa n'isoni. Yesaya aravuga 50 murongo wa 7 ngo kuko Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Ntabwo uzigera umwara, kuko Uwiteka Umwami Imana ahagurukiye kwiyubahisha mu buzima bwawe, aguye kwiyubahisha mu muryango wawe. Uwiteka Umwami Imana yiyubahisha mu muryango wa Elokana ndetse na Hana. Icyubahiro cy'Imana kiramanuka. Ndashaka kugusengera, ndashaka gusengana nawe. Wewe wari ufite ibikuremereye, nibikunanije, nibiguteye agahinda, nibyanze, birashoboka yuko nawe waba warigiye kwa muganga bagasanga uri ingumba. Ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, Uwiteka Umwami Imana mu masengesho ambara imbaraga zo kuzarera abana bawe. Ariko ntago ntiwite ku Imana ibivuga, ntiwite uko abahanuzi baguhanuriye. Wowe wita ku cyo umutima ushaka. Haleluya. Ita kuki mutima ushaka. Urashaka akazi, umutima ushyire ku Mana, nuragize Imana uyisaba akazi. Urashaka umwana, umutima ushyire ku Mana, Imana uyisaba umwana. Urashaka kugira ngo wubake inzu, umutima ushyire ku Mana, Imana iraguha inzu mu izina rya Yesu. Reka nsengane nawe, iyi nyigisho tuzayikomeza. Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli, ndagushimira Uwiteka Nyiringabo Imana, manurira ubuzima bwa buri wese urimo wumvira ijambo muri aka kanya. Nyiringabo Imana nawe ashobora kuba ari aho ameze nk'ingumba, birashoboka ko yarabaye ingumba, birashoboka ko hari aho byamuyobeye, birashoboka ko hari aho byamunaniye, birashoboka ko byanze gukoreka. Ariko Uwiteka Nyiringabo Imana, we wahinduye Hana wari ingumba ukamugira umubyeyi, akabyara inshuro 7 ndetse 8. Nyiringabo Imana, nanjye nje imbere yawe uyu munsi wa none, ningingira uwo nguwo uri imbere yawe, urimo wumvira ijambo, ukeneye igitangaza,
uri Imana ikora ibitangaza, uracyakora ibitangaza, n'uyu munsi uracyabikora mu izina rya Yesu. Iyo ngumba nayo ikeneye ku mwana w'umuhungu mu izina rya Yesu. Mwakutanga iki gihe nawe uzaba ukica umwana w'umuhungu mu izina rya Yesu. Navugana nawe, turimo turatangira ukwezi kwa karindwi kutarashira mu izina rya Yesu. Wowe wamushomeriwe, ndakubwiye ngo aka kanya genda mu kazi mu izina rya Yesu, kuko urimo rambara imbaraga zo kuzakora akazi kawe, zo kuzarera abana bawe, zo kuzaba mu muryango wawe unezerewe mu izina rya Yesu. Mana nziza nyiribihe Imana, ndagushimira kubwa buri wese unkurikira muri aka kanya. Muhe umugisha, mugirire neza, mwiteho, mukomeze, mushoboze muri byose, kandi uyu munsi wa none umubere itangiriro ry'umunezero we. Urakoze Mwami, niba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, subiramo aya magambo uti: Mwami Yesu, nciye bugufi imbere yawe, kandi numvise ijambo ryawe, mbabara ibyaha n'ibicumuro byanjye byose. Uyu munsi wa none uvana amazina yanjye mu gitabo cy'abarimbuka, uyandike mu gitabo cy'ubugingo buhoraho, kandi ndakijijwe mu izina rya Yesu. Data wera nyiringabo Imana, uwo watuye n'akanwa ke, ndamusabira umugisha, ndamusabira agakiza kawe kamubeho inkomezi, ntakongere gusubira inyuma. Guhera uyu munsi wa none amateka yahindure, ubushomera buvemo mu izina rya Yesu. Abyara abahungu n'abakobwa mu izina rya Yesu, ave mu bukode mu izina rya Yesu. Inzu ye yari yanabuniye kugurisha, ndetse n'imitungo ye yashaka gushyira ku isoko yiteza imbere mu izina rya Yesu. Muhamagariye abakiriya, reka njye ndagurishe iki cyumweru kitarashira, reka gurishe ibye Mwami, kuko Uwiteka nyiringabo Imana wambwiye ngo mbwira abantu bambara imbaraga z'ikindi gihe kugira ngo umunezero ube wuzuye mu izina rya Yesu. Amen. Mwari kubona Pastor John Karimbanyi, ndagiye ngubwire inshuti yanjye, ukeneye gusengana natwe, hamagara kuri iyi telefone, kuri iyi nimero, uzane ibyifuzo byawe: 0788430085. kandi niba wowe uwakurikiye ukaba wayikunze, nayo ngubwire inshuti yanjye ndetse n'izindi zizakurikiraho, kanda ahantu handitse subscribe, ukanda ahantu handitse share cyangwa se like. Icyo nzi neza nawe urabuhagaranye natwe, urabuvuganye ubutumwa natwe. Imana izaguha umugisha kandi izakugira neza. Turabakunda cyane, turakomeje inyigisho zacu uko bwije uko bukeye. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abagiriye neza. Amen. Bye bye.